Oh yes, oh yes. Ni byinshi cyane dukomeza tugenda tubagezaho ku nshuti zanjye zimwe zakomeje zigenda zimbaza mu ndwara zataka cyangwa se zifata ibice bimwe mu nyama zo mu nda, harimo indwara zikunze gufata umwijima kandi hakaba n'uburyo izo ndwara wazirinda. Rero sobanukirwa byimbitse indwara zifata umwijima nuko zirindwa. Alright. Indwara zifata umwijima ni zimwe zihangayikisha abatuye isi barimo abanyarwanda kuko zihitana hafi miliyoni 2 by'abazirwaye buri mwaka, bazanduye ku mpamvu zitandukanye zirimo no kunywa inzoga nyinshi. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu 2018 igaragaza ko mu Rwanda 2.42% by'abantu bose bapfa baba bafitanye n'indwara z'umwijima zitandukanye, cyane cyane kanseri yawo, kuko 148% by'impfu zose baba bazize iyi kanseri. Nk'uko inzobere mu kuvura indwara zo mu mubiri internal medicine muri baho internal hospital Dr. Niyonsaba Aime mu kiganiro yagiranye na n'igihe.com dukesha iyi nkuru yasobanuye byimbitse akamaro k'umwijima mu mubiri, ibiwangiza, indwara zikunda kwibasira ndetse n'uko umuntu yazirinda. Yagize ati umwijima ni umwe mu ngingo zikomeye mu mubiri w'umuntu zikora imirimo myinshi. Mu y'ingenzi ukora harimo gukora igikoma cyitwa bile gifasha umubiri mu igogora ry'ibiryo. Akandi kamaro ni ugukura imyanda cyangwa ubumara mu maraso. Ikindi ni ugufasha kubika isukari umubiri ukoresha kugira ngo uzane intege. Dogiteri yakomeje avuga ko bimwe mu bishobora kuwangiza harimo kunywa inzoga nyinshi, kunywa imiti myinshi irimo ubumara, yaba iyo ariyo ya kizungu cyangwa se y'ibyatsi, ndetse no kunywa amavuta menshi kuko ajya ku mwijima akawangiza. Uyu muganga yavuze ko indwara zifata umwijima zishobora gushyirwa mu byiciro bitandukanye birimo indwara zandura, iziterwa n'ubumara, ndetse bavuye n'ubumara bwavuye mu nzoga cyangwa se mu miti, iziterwa n'ibinure, twavuga ibinure bitandukanye biva nko ku nyama cyangwa se mu mavuta agiye atandukanye. Alright. Reka dukomeze turebere hamwe muri izi ndwara zose. Rero Dr. Niyonsaba avuga ko izizwi zishobora kwangiza umwijima cyane ari iziterwa na virusi, cyane cyane hepatite A, B, C, D na E, ndetse n'izindi ziterwa n'inzoka
bilharzioze avuga ko uko izi ndwara zandura, yagize ati izi virus cyangwa se virusi zose ziratandukanye. Virusi ya A ifata mu mazi cyangwa se mu biryo byanduye biba birimo iyo virusi nyine. Virusi ya B ifata mu maraso no mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Umubyeyi ashobora kuyiha umwana cyangwa se umuntu yitoboje ikintu cyagiyeho iyo virusi cyangwa se ayandi matembabuzi y'umubiri nk'amacandwe cyangwa se intangangabo. Hepatite C kenshi ikunda kwandura igihe baguhaye amaraso yanduye. Ikindi ni ugukoresha ibikoresho bitobora uruhu biba birimo iyi virusi ya C. Hepatite D nayo ifata nk'izo za hepatite B na C, gusa iyo aho itandukaniye n'izo zindi ni uko ifata umuntu wari usanzwe urwaye hepatite B. Umuntu udafite hepatite B ntashobora kwandura hepatite D. Hepatite E ni kimwe na hepatite A, nayo yandura mu matembabuzi ava mu mubiri cyangwa se ibiryo byanduye. Akomeza avuga ati avuga ko izi virusi zinjira mu mwijima ziciye mu tunyangingo cyangwa se cells twawo, zikaturya maze utu tunyangingo tukangirika. Iyo dupfuye avuga ko haza ibyo umuntu yakwita inkovu, bigatuma umwijima ugagara cyane ukaba nk'ibuye, ntushobore gukora akazi kawo, ku buryo bishobora no gutera kanseri cyangwa se umuntu agapfa. Hepatite A na E zishobora kwikiza. Hepatite C niyo ikomeye. Uyu mudogiteri avuga ko indwara z'umwijima zose zishobora gukira kuko hari imiti yazo ndetse n'inkingo kuri izi virusi, uretse ko rimwe na rimwe hari izishobora kuba karande mu mubiri w'umuntu. Ati izi ndwara zose zirakira. Hepatite A na E amahirwe yo gukira igihe umuntu yayirwaye ni menshi. Hari igihe umuntu ashobora no gukira atiriwe ajya kwa muganga, ikikiza kubera ko umuntu aba afite abasirikare bahagije. Ikindi nacyo ni uko izo zose zifite inkingo. Hanyuma hepatite B na D zishobora kugira cyangwa se zikagenda zikaba karande, ibyo bita chronique. Mu bandura hepatite B nka 15% ishobora kubabaho karande. Icyiza cyabo ni uko hariho inkingo, umuntu afata 3 akaba ayikingiwe. Yongeraho ko hepatite C ariyo ikomeye cyane kuko yandura cyane, ndetse hafi 80% by'abayirwara bashobora kuyigumana ikababaho akarande, kandi ikindi ikaba itagira urukingo. Ati amahirwe dufite ni uko hari imiti ishobora kugabanya ubukana bw'iyo virusi kandi itangwa na leta ku buntu. Uyu muganga avuga ko ibimenyetso biranga indwara z'umwijima byenda gusa, aho urwaye ashobora kugira umunaniro ukabije, kubura imbaraga, amaso cyangwa uruhu bigasa umuhondo, kugira inkari zisa
n'umuhondo cyane niyo yaba yanyoye amazi menshi, cyangwa se umusarani ugasa umuhondo. Yakomeje agira ati ikindi kimenyetso ushobora kugira ni ukubyimba ibirenge, mu ngingo no mu nda. Kuri ziriya hepatite A, B, C, D na E ho umuntu ashobora kugira umuriro, kugira iseseme, kuruka cyangwa se kuribwa mu nda. Ibyagufasha kurinda umwijima. Mu byo umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara umwijima, uyu muganga Dr Niyonsaba yavuze ko harimo kunywa amazi menshi asukuye nka litiro 1.5 cyangwa se 2 ku munsi, kuko bifasha umwijima gusukura cyane amaraso. Akomeza agira ati mu biryo umuntu yajya arya nk'imboga za brokoli, karote, imboga rwatsi nyinshi, mbese imboga zose. Ikindi ni imbuto zirimo cyane vitamine C nk'indimu, ironji, inkeri n'izindi. Kandi ntitwibagirwe gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu muganga agira inama abantu bose kwipimisha umwijima kugira ngo utarawurwara yikingize, uwawurwaye avurwe hakiri kare, ndetse asaba abantu kwirinda gusangira ibikoresho nk'uburoso bw'amenyo, urwembe n'ibindi. Abasaba kandi kurya ibiryo bisukuye bitarimo amavuta menshi, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku batarashakana, bakirinda koga mu nzuzi babonye zose, kandi buri wese agakoresha ibikoresho bye bwite birimo uburoso bw'amenyo, urwembe n'ibindi. Rero komeza ukurikirane ikiganiro nkomeza ngenda mbagezaho. Nige Shatamukazi, kora subscribe, kore comment, like and share, dukomeze tugendana. Ni mwebwe mwese abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba bw'impande zose z'isi, nkomeje mbashimira kubana namwe mu biganiro bya buri munsi nkomeza mbagezaho. Alright, nakagaruka rero tuzabane.